nuko ngo baragira gutya bakazana tuvuge hari nk'igihe mpere nk'abaperezida batanu ba federasiyo y'abarundi baheruka bari bafite witwa Aimé Moses baransananiye niwe wasaga nuhuzagurikamo cyane ariko batabazana umudamu waruzi ubwenge cyane bita Lydia Nsekera Sekera ubwenge yari afite suko yari umusportif udasanzwe ariko baracyafite leadership udasanzwe kuko ubu ari mu kanama ka komite y'isi olympique ubabamo Sekera yari bene abantu babahanga ariko banize ariko akaba afite ikintu cyo kumenya guha agaciro abatekinisiye niwe wazanye badera murusha wa nyawe burya niwe wari Burundi ubundi ni umucuruzi w'umutawuneri wigira muri gahunda ze mu bintu yaje kwibera umutawuneri hari aho za Tanzania za Kenya yanyuze burya wenyewe yari wundi Burundi araza muha byose byashobokaga mu buke bwabyo amuha n'icyizere amurushe afata abakinnyi b'abarundi bose abasimbutsa bajyana muri za shampiyona zose zikomeye zashobokaga nyine wari zatakwinjirira zo ku rwego rw'uburundi ahubwo Abarundi bagira ikipe idasanzwe bura nayo karita amurusha agira ko yamenya gutegura imikino ya gicuti no gushakira abakinnyi amakipe rezita ashobora no kutazibona no muri za Botswana bura nibyo yakoze no muri Kenya bura akihagera yahise atwara Sekafa shampiyona yabo yari yarapfuye harimo na za shampiyona ebyiri arabidodadoda bigarura ku murongo ubu wenda sinzi niba natwe zabidukora tukagira nk'abakinnyi muri shampiyona zikaze ariko icyo kintu nibura ahantu yanyuze hose aragikora nicyo yaragikoraga iby'umusaruro wundi ashobora kutawugeraho ariko Burundi yabahejeje Sekafa ikipe y'Uburundi yari isuzuguritse nyuma yaho bazanye uwitwa retired colonel Reverian Dikuri uwo muntu kugira umve uburyo nta wamuvugiramo ngo uri ministre wa sport na perezida w'igihugu cy'u Burundi ntiyapfa kuvuguruza Ndikuri none kugira ngo byumve kuko Ndikuri yamukabura kuko niwe ukuri ishyaka ryo ku butegetsi bw'u Burundi kurere umuntu kaze cyane yego uturi neza yayoboye federasiyo hahandi wakoraga inyanga hari ministre ufite ikipe bakora amanyanga ahita abamanura mu kiciro gikurikiyeho nta rubanza rundi rubaye apfa kuba yabonye ikimenyetso yaravuze ati aba bantu bakora amanyanga iyo kipe mise nyikorora yabyise kuntu kuyikorora niba uwo muntu akaze nayiduze nayizamure none urumva urwego uwo mu perezida wa federasiyo bariho abafite power ikipe ya ministre ukayihanura kubereka ko zinyanga kandi ukaba ufite ingufu politikali ndetse n'igisirikare burya umuntu uri ku rwego rwa koloneli ahantu ari hose ku isi abakazi atazakubeshya ntuzanamuyobereho buriya niwe musirikare uba ari munini ubwo uwo urumva ko yarakomeye cyane ntabwo wavumva ngo ministre wa sport ngo yaramuhamagaye ngamubwira ngo ese ngo ntuzingo imanda yango ngo ntugomba kuyirangiza ngo baburetse ngo mutegura amatora bahurira he bahura he uwo ntavuye urumva independence ya federation yabo yaragiye kuko bura federation itigenga nta kintu ushobora gukora ntabwo waza muri Ferwafa uhuzagurika ufite ubwoba ngo anytime navaho ngo ukore ntibishoboka cyangwa ngo hagere uri nka Olivier Nizeyimana bahite bakumanikaho umuntu ugomba kugenda kwicundaho ngo uzagere iyo ugiye ntibishoboka nyuma ye ubu ngubu federation yabo ibona uyitwa Muyenge Alexandre ni general de brigade uko biheruka de police nuvuga ngo oya menye ibyo bya police ari byo bishyizeho iryo dank bundirwa ariko attention yarakuriye ba GP bi Burundi imyaka 10 ni nawe ukuri umutekano w'umupira w'amaguru minsi yashize muri Afrika bashobora kuba baramuhinduye ku mwaka uje simbizi ariko urumva ko yari umuntu munini umuntu wigeze kuba kuri abarinzi b'umukuru w'igihugu cyangwa se agakora nako kazi icyo gihe abakomeye n'umujenerali usanzwe mu buzima mu ngabo zisanzwe ntakandiraho ntabwo wajya kumuhamagara umubwira ubusa iyo independence yo kugira umuntu muri federation imvuze ngo turi muri gihe natwe bo federation yabo uko ijya kumera twe tubifite 2 4 2 3 2 kangahe aho twe dufite Fandesi za Kayizari akomeye mu gisirikare atari umuntu ministre bayigamba Robert yatinyuka kubwira ikintu kidahuye kuko ni wari ministre wa sport na Joe kugira ngo ashobore kugira nuko yabanje kumukasa sizo hantu bamuteranyije biragenda birangira bamukujeho mu bundi buryo birumvikana na manda bavuga ko yarangiye n'ikebwo hari inzego zibyanyuzemo ariko ni iyo ajaza kuba hari ntago bari buhuze barakuvuga niba desize ngo ikipe y'igihugu iraye gukina mu Faransa imikino ya gicuti iragiye nyine niba naterarije umukinnyi nkabona ari manamana cyangwa nde watugirira umumaro nibyo akafata umwanzuro utavuguruzwa abone wa perezida wa federation dukeneye uyu munsi niho hari handicap hakomeye cyane ku buryo nitutahagorora bizagora uzamara Alexandre imyaka 10 uvuga ibintu Regis yarera bimbwiye ko nzongera ko mbisubiramo mu myaka 10-15 mu itangazamakuru kuko twe tubikubwira byaho tubaye twagiye tubibona
urugero rero ntimwongere kurizwa no kumva ngo Nigeria ngira nakoze kuki turusha twavukanye abagore ho bibabaje n'ukuri kuko urumva abagore n'abantu bategura abagabo haba ari ibihugu byagutanze ariko ndo cyagutanga mwashidika mwagereka biri ku murongo sibyo izi za Misiri izi za Maroc za Niger ntabwo mbyemera ko ari umurongo ubu se Sudan y'amajyepfo ni igihugu kimaze imyaka ingahe kibonye ubwigenge kivuye no mu ntambara nta myaka 10 none se ntabwo bakinye na USA ejo bundi mu mukino Olympique ntibakijwe n'inota rimwe namubyibuka murabyibuka bakina na LeBron James na ba Stephen Curry byo ngibyo birekeza none se Sudani y'amajyepfo muri basket twayitsinda se oya nibishoboka si ikipe imaze imyaka n'itatu Sudani reba nk'uyu kipe APR yari yarekrise mu mikino ya bar so muri Sudani y'amajyepfo umunya Sudan remote ibintu nk'ibyo no kuvuga uburyo wakoze ibintu nibwo biguha ntuze umusaruro nese kuva twinje muri gahunda yo kunatiraliza twongeye tubigarutsemo kuko urabizi ko nyuma ya Dadi Birori ubwo ngiye muri foot hari ukuntu twamenye nkaho tubitinya bibicyaha twarwaye trauma turongera tubigarukamo kuva tubigarutsemo byatanzwe umusaruro kubera iki ubu buryo twabikozemo abakinnyi bamaze guhamagurwa Amavubi ni uburo buhuye abakinnyi bamaze gucanga ngo yakinaga ngo hehe ngo urabona ngo ngafite se nguko ni benshi barana abanyarwanda ariko ntawavuyemo n'umwe kubera iki uburyo twabikozemo ariko Sudani ibintu byo gupapira Sudani gufata umukinnyi wabo wahungiye wenda Vancouver bashobora kuba ari 20 ariko ntabwo baza bose hazamo wa undi mwiza muri baba ari 20 ariko twe barazana umuntu ngo urabona ngo erega ngo yakina kabiri kurusha ngo Mborenga mu myaka 7 amaze akina nibwo mubonye ko umuntu nta mupira azi ngo rega undagamagana ngo rega ngo hari n'umwana ngo wakanaka ngo nemwamuzana ngo mukagerageza mwana wakanaka ibyo by'amaranga mutima bituruka kuri ya federation itaba yiyaminiye nuvuga ngo kuri federation y'imina rero urugero nshaka kubaha urwa rundi buryo bafavoriza abakinnyi babo kugira babone n'ama makipe bice mu kipe y'igihugu Karebu yageze kumara hafi imyaka 2 nta kipe ariko muri national atera kandi yavaga muri national tena ahita abona ikipe nanone nuvuga ngo rero mu Rwanda ntibishoboka ushaka no kumuhamagara adakina hano na radio zigahaguruka zose zikaguhagarara hejuru ibyo nukuri ibyo bintu wabishima none se Kareba ari umukinnyi umurusha mu bodo national kuyishyiramo business oya na business hari ugufavoriza ariko ntabwo wabikora ushaka kuyikora ikaba business yungukira igihugu none se Kareba nashinze ikipe na Nyange se si inyungu ku gihugu cyane uza amafaranga wabibonye ibyo bintu bya polisi y'igihugu ira kipe bashinze yitwa Viziyo uzi ko bavuze ngo umukinnyi mwiza wese ya Viziyo ni yabo ko ari babi bavuze ngo abantu bandikumana bapite bo muri Gorira bararangiza amasezerano bahita bajyayo bashaka abakinnyi babo beza bari hano mu karere babahemba ibintu byose bakabashyira hariya icyo baza basigaje kubakorera cano ibajyana i Burayi ntago ari kubyica bafite network zihagije bamaze kubona amakonexi bafite network abarundi ikintu cyabafashaga kimwe n'ibindi bihugu nka zino za Uganda buryo champion itarimo amafaranga biraborohera abakinnyi kuba bajya hanze kandi bo baragezeyo kandi baragezeyo nka Nyange ntacyo atabonye ni kapiteni wa Nice abo nibo bazanyemo amafaranga n'ibintu bituma abantu bo mu Rwanda batagira ibintu iyo umukinnyi amaze kugera muri APR babyarangiye nta kindi kintu abagikeneye umushahara nk'uwo yari ari bubone mu cyiciro cya kabiri muri Espagne no mu Budage abari bubone pesi biri bugukubite se 5 yagukubise Rokrito ubundi saperi ikurekuye kujyana muri test wayitsinda ikurekuye ivuze ati genda we muri test ugaruke wayitsinda ugerageza amahirwe yawe kandi udakora warahageze bakazajya bagushakira uburyo game zawe uzitsinda ukaba utakiri umukinnyi muzima icyo gihe uwo muri Alexandre mwihorera nuko nabyo icyo twavugaga urumva icyo tuvuga twe turashaka gusarura aho tutabibye cyane turashaka ikipe zacu z'ibihugu zigenda zikabingangare rwose hariya zikesura za Nigeria mu mikino no muri foot hari igihe tutatinya kuvuga ngo tuzajya mu gikombe ngo cy'isi bivuze ko hari gutuka umupira tuko kunaterariza biragwa ariko muri basket uziko Amavubi yisanze mu gikombe cy'isi cyaba ari cyo gisebo bigaragaye mu mateka kuri ruhago n'umupira wabutsinzwe ntabwo ariko shabuza amasegonda ne kahore amasegonda kandi amajonjora gihari kiracyari kibisi uriya game yejo undi ku mahoro
yabyishe ibyo rero iyo ibyo bintu tuyitsinda uri kuvuga game ya rezo noneho reka tureke kuvuga imyaka 10 tukaba tukiriyoboye buremetse bikomeje gutyo ushobora kuzenda usaza ukivuga ngo habuzeho gato kuburaho rero niko abandi bategure none siko ngo habuzeho gato ngo tunganye na Misiri ngo twari guhita tujya mu ngarega ngo ubundi ngo umukino watwiciye ngo ngo bene ngo tubonaho rimwe ahubwo se nasubira ibyo bintu ku kintu kitateguye ubihoraho ngarega ngo Libya muri sport ibyo ntuze mbabwira ngo igice cy'isegonda nko muri atletism ukitegura imyaka ingahe ibiri kugira ngo uzakureho amatsi yerisi ushobore gutwara umudari wa zahabu cyangwa kwesa umuhigo w'isi ugahangana n'akantu nk'ako ngako igihe kinini siporo ni akadetaye gato ariko gasaba ko wakiteguye neza ntabwo ari umuntu wese burya kugira ngo umuntu azakore record agire umusaruro uhoraho muri siporo aba yiteguye football sinayirenganya ariko nka za basket twagenda tukamanura Amerika yose tukayinetraliza na Amerika ikipe ntizikadusuza ntabwo ari kuyinetraliza mvuze kuyinetraliza sorry kabisa narimbaye namushi tukayinatraliza urukumva yose tukayizana yo kuzikipe za Mozambique zidusuzugure impamvu rero izi ngizi za Nigeria zidusuzugure byibuze ahangaha twakwiye kwa dutwara rero ikomeye noneho abantu batanabona itwicira siporo wenda turaza kuyigarukaho nituza kugira icyo tuvuga ku matora nk'aya Ferwafa iriya niyo mpamvu iremereye iki kintu cyuko uburyo bikorwa yacu uburyo cyangwa se siporo uburyo tuyiteguramo ariko irimo imbago irimo ibintu byose uzi bishoboka kuko tuvangamo ibintu bibi cyane yarabwiye ati federasiyo itameze neza ati n'ibintu ntabwo byagenda neza yarabivuze ntabwo byakunda bivugiye none se reka ngo urugero rufatika aba bantu biyamamazaga muzi ko bari bimwe kuri mino record ni nawe kubwiye ariko cyangombwa cyuko utafunzwe cyangwa utakatiwe amezi arenze 6 ngo baraho byageze ngo baraba bariteri batekereza kugira ngo bamwe wisaba rakare ikintu nk'icyo kimwe urumva urumva byaturutse hiyo Tito bamwe reje isaba rakare ngo haraho bageze bagiye gushaka ibyangombwa ngo umuntu akavuga ati mubanze muhamagara wo muhanganye ngaho ariko ahantu natinyiye kugira ngo ujye kwaka icyangombwa cyo kutafunzwe umwe bakimuhe kubera kuri liste yo hakurya no kuri liste yindi yo hakuno bakimwime nta cyasha kirimo ukavamo ukajya kurekara amahane ukarekara amahane ahantu bicangira none bikarangira n'umuntu akikwima ko ntekereza ko nk'umuntu ukikwima aba ari umuntu nawe wahawe oda ku mpamvu izindi ariko ubundi nk'icyo kintu nk'aya matora ya Ferwafa yagombye kwirukanisha abakozi bo muri izo niba ari za minijiste muri za hamwe muri za parike hamwe ibyo byangombwa bitangirwa kuko hari icyangombwa umuntu atagomba kugitanga we kubera amarangamutima cyangwa kukimuha kubera ko kimirira none se uravuga ngo watumwirukana uwo muntu bavuge Tito ngo Tito genda ubwire Jean Minani ari uguha icyo cyangombwa tena Jean Minani nawe bamubwiye ngo uwo muntu naza umugore gutya uwo muntu wabwiye Jean Minani ngo agore Alexandre kumuha icyangombwa nawe uko yagiye hose urakuza imbere kujya kumwirukana wowe sinzi iyo siri kwino muri kuyumva ndi kuyumva ubundi hari ibintu ubona utazabibasha urayoboka ibintu ni bibiri yego kandi urugamba utazatsinda ntuzaruraga umwana wawe rwose ari nacyo kintu kandi ibintu udashobora guhindura urabireka nicyo kintu bano barakare nabagayeho barakare ariko nabo umuntu yabagarukaho nabo bari kwiriza impamvu biriza ni iyi none se muri bari abantu batatu bari kurira n'ubundi turaza kubigarukaho mu buryo bwimbitse batatu nibo bavuze bamanje kwandika ko bari kuye turaza kubijyaho mu kanya babati twebwe turarikuye kandi abo bantu basanzwe muri federasiyo nene se bagiyeho gute mbere yuko bavuga tukabuza ibyangombwa ubushize bagiyeho bati nama ntabyo bagira bakoze nta byangombwa bagira ukibaza ko basanzwe bari muri manda iriho ibyo byangombwa babazwa sibyo byabazwaga ubushize barimo bate nabo umuntu ashatse yabadaka yego ibyo byose rero urwo ruhererekane urwo rusobe reka ndeke kubyita uruhererekane ni urusobe rw'ibintu byose bituma umuntu ashatse yagiye yirebera ka shampiyona en Europe akenjoyinga umupira nta kwezi gusomeka mukuru w'igihugu abwiye ko federasiyo zanyu zimeze nabi kandi ntabwo zizatanga umusaruro nese muragira ngo twe dukongere hiye yaravuze ngo iyo federasiyo itameze neza ntabwo